agira ngo ntangariza abari mu isi banyumva bagira inzara n'inyota zo kunyumva nahishuriwe ko kuba tutarapfa Imana ivuga nayo irahari uyu munsi simvuga Imana ivuga ndavuga Imana ikora amen kugira ngo umuntu yerekane icyo yakoze abanyumva nabo bayifate nk'Imana ikora nzi ko mfite amasezerano menshi sinjya mu masezerano ndavuga Imana ikora n'ibyo itagusezeranije Imana dufashe kandi atigere neza kandi uwo murongo nta babyeyi bawushiraho uwo murongo ushirwaho n'Imana ndi kuvuga Imana ica umurongo n'imvura ntigwe yariragwa ikayicira umurongo ikavuga ngo iyo mvura igwe ahangaha ngewe ndi mu mavuta yo kubwira abantu ko urubuga rwitwa irakora nanjye rero mvuze Imana ikora ibyo uko ivuga sanemero gardepa ntabwo bindeba ibyo ivuga ni byinshi hari n'ibyo yavuze ariko igihe tugezemo ikore kuko na Satani ari gukora Satani avuze gusa ntacyo twaba ariko iyo akoze niho dukubitika mwijuru tuzaba turi mu mwuka ubu niruka ibirometero byinshi nshobora kohereza isengesho nkaryohereza muri Kenya kandi ndi hano rikiruka nkagerayo kamvuga Imana navuga Imana idufashe kandi tugire neza kandi duhereze umugisha hari ahantu Imana yaciye umurongo nk'ubu nabyaye abana mbyara abakobwa gusa ariko nkumbura umuhungu bwa mbere mbyara Rire bwa kabiri mbyara Karasa bwa gatatu mbyara Kado bwa kane mbyara Noel batangira kuja bararirimba ngo agahungu kamwe mu bakobwa 100 kari kwibaza iki bakaba abiyo kwa babyara bacu naramwumvishe ndavuga inti ngiye kwiruka nkawe abantu barambwira bati kugira ngo umenye kwiruka unywa amarongogwa yimbwa unywa amarongogwa barongoye mu bishimbo imbwa yasomaho nawe ugasomaho bakavuga ngo nkuko imbwa yiruka ntihumagire na Munezero ariko aziruka ntahumagire aho yabiciyeho umurongo ubu ndiruka nkiruka ubu ndi kwiruka ubu ngeze i Burayi kandi nicaye hano mu Rwanda amahoro y'Imana bakunzi ba Irakora TV nk'ibisanzwe turabashimiye cyane ko mukomeza kudukurikira turagusaba wowe udukurikiye ari ubwa mbere gukora subscribe share ukamanuka hasi no muri comment ukadusigira igitekerezo cyawe biradufasha cyane uyu munsi wa none nk'ibisanzwe kuri kamera ya Irakora TV turi kumwe n'umukozi w'Imana Pastor Munezero ndamuvuga kubera ko njye muzi cyangwa se yamamaye hose ariko n'umuntu w'umugabo nawe arivuga kugira ngo tubane tuziranye twakwakiriye Pastor murakoze cyane nitwa Pastor Munezero Yohani Damascene mvuka Nyabihu niho ntuye niho nkorera umurimo ndi umugabo ndubatse Imana ibahereza umugisha namwe Imana ibahereza umugisha murakoze cyane ni Irakora TV rero tugwaye ikaze turakwakiriye yego turagira ngo mudufashe muduhereze ku buhamya mutunyuriremo mu buhamya bwanyu Imana imaze kubateza intambwe mu buryo bw'umwuka cyane ko mwamamaye ku kantu kavuga ngo Imana igicamande abanzi bacu turagira ngo mutunyurire ku buhamya gatoya yego umwanya n'uwanyu murakoze cyane okay murakoze kadusenge kugira ngo hakore ubushake bw'Imana hari ibyo mushaka hari ibyo nshaka ariko hari n'ibyo Imana ishaka ariko umuririmbyi yaravuze ngo kandi cyonze nuko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora reka dusenge hakore ubushake bw'Imana ku banteze amatwi abari mu Rwanda abari mu mahanga abari mu mpande enye z'isi abari mu mamodoka abari mu ndege abaryamye ababyutse abari bagiye kurekura umusaraba batangiye gukizwa bakijwe kera babirambiwe abo biryoheye ababifitiye inyota ndabashuhuje mu izina rya Yesu ndagushimye Kristo kubushake bwawe buramutse bukoreye aha hantu hakoreka ibyo tutateguye ahubwo hagakoreka ibyo wateguye kandi n'abatwumva hakoreka ibyo batapanze hagakoreka ibyo upanze ndabigusabye nizeye kubikora mu izina rya Yesu urakoze amen turasoma ijambo ry'Imana yego mu gitabo cya Yobu ibice ni 2 umurongo ni wa 6 Uwiteka abwira Satani ati dore ari mu maboko yawe kiretse ubugingo bwe gusa ari bwo wirinda Uwiteka abwira Satani ati dore ari mu maboko yawe ariko ubugingo bwe ubwirinde iryo jambo ndi kurisubiramo ari mu maboko yawe ndamuguhaye nshatse kuvuga ijambo
kuri uru rubuga kwicano irakora nanjye mpazanye ijambo ryinginga Imana ngo ikore iki mbese yego ubu bwa mbere ikora iki abanyumva ikora iki kuri Munezero ikora iki kuri wowe ikora iki ku banyarwanda ni ikintu rusange kimwe Imana ishobora gukora ku isi umushumba ukomeye iryo jambo riramureba ni isomo ritareba abanyagice ni isomo rireba abasenga n'abadasenga ni isomo rireba abishimye n'abatishimye ni isomo rireba abarwaye n'abatarwaye ko Imana izica umurongo ibintu biguhiga ikabiha aho bitazarenga. Amen. Aleluya. Amen. Ibihe aho bitazarenga. Nubwo biguhagurukiye ariko ibihe limite ibibwire ngo muramuhiga ariko ntimukarenga. Muri ibyo yaravuze ngo nubonana ni uzareke ntahe. Nge sindasengera abantu ngo ibibagezeho bibahitane batahe, ahubwo ndi mu mwuka, ndi mu mavuta yo guhamagara Imana ngo icumurongo aho byari bigeze. Umuntu wese afite aho bimugeze, urwaye afite aho zimugeze, ukenye afite aho ubukene bumugeze, urushaka umuntu afite aho rumugeze, utarashaka afite aho kuba urubyiruko hari aho bimugeze, ucuruza hari aho ibihombo bimugeze. Gusa ndi kugira ngo Imana iri kunyumva iri mu ijuru, haleluya, icumurongo ibibwire ngo muramuzambije, mwaramusabye, ariko kandi aho ntimuharenga. Agira ngo ntangariza abari mu isi banyumva bagira inzara n'inyota zo kunyumva, nahishuriwe ko kuba tutarapfa hari aho Imana yaciye umurongo. Iyo idaca umurongo rero tugendana n'urupfu kenshi rugenda muri twe, ariko yaruciriye umurongo. Iravuga ngo niruze ariko aha ntirukaharenge. Hari abaruzi baduhagurukira, hari abumva uvugira kuri cano bakavuga bati wagira ngo atavuga, bakohereza amahembe, ariko Imana igaca umurongo ikavuga turayohereje ariko agarukira aha ngaha. Hari n'ibyo ifatira mu kirere, ibyo biri mu cyigisho natambukije ubushize kivuga ngo yabifatiye kure, bigisha umurongo ikavuga ngo aho kugira ngo birenga aha ndabifata. Mvuze muri make ko isi ndetse n'u Rwanda ntuyemo n'isi ifite umwanzi uhiga ubugingo bwa buri wese. Ariko nagiye mbona abatubanjirije nka Mose rwaramuhize, ariko ageze mu kato Imana ica umurongo, ubwo biba bihagarariye aho hatangira ubundi buzima. Yosefu baramuhize abageze mu nzu y'imbohe, Imana ishiki umurongo ngo nubwo ari mu nzu y'imbohe ariko ntibimuhitane. Nzi ko Dawidi bamuhize ajya mu buvumo niki, ariko Imana ica umurongo bamwicaye hejuru. Iyi Mana yacu irakora. Amen. Irakora kandi n'urubuga rukitwa Irakora TV. Nari nisije ko abantu basenga Imana ikora. Imana ivuga nayo irahari. Uyu munsi simvuga Imana ivuga, ndavuga Imana ikora. Amen. Kugira ngo umuntu yerekane icyo yakoze, abanyumva nabo bayifate nk'Imana ikora. Nzi ko mfite amasezerano menshi, sinjya mu masezerano, ndavuga Imana ikora n'ibyo itagusezeranije. Imana dufashe kandi atsigere neza. Turimo turihuta, turi mu kinyejana cyihuta, dukeneye Imana ikora ibiri hejuru y'ibyo umwanzi yakoze, igakuraho ibyo umwanzi yakoze, ikarema ibyayo. Ndabizi Moridekayi icyatumye imuryohera yarakoze. Impamvu Dawidi yaryohewe n'Imana, Imana yarakoze. Impamvu Yosefu yaryohewe n'Imana, ni Imana yakoze. 13:8 mu Baheburayo haravuga ngo uko yararejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora iteka ryose. Ndyohewe no gutangariza amahanga. Ubu nkanjye ubabwira ibi ngibi iyo mvuga Imana, Umwami dufashe kandi atugire neza. Mfite ubuzima namaze mu minsi bwo kubura umwuka navutse. Ibyo biransaba kuvuga kw'aya mazina: Burengero, Yohani, Damascene, Munezero. Mfite n'irindi rya Tegera n'irindi rya Sekabwa. Kuki nitwa Burengero? Ni igihe navukiye ahantu mu karago ko mu Burengero, nta nzugi zahabaga. Kuki nahavukiye se? Wenda mama yaravuye gukora, ahuriyeyo n'ibibazo, ageze muhira ndavuka, bati mumwite Burengero. Ibyo zina rero, ibyo byo guhora aribuka ibyo bikomere
nanjye mbyibuka imana yabiciriyeho umurongo ko nitwa munezero. ni imana icira umurongo ibiguhiga ikagira aho bizagarukira. kuki isi iriho nuko imana yaciye umurongo. yavuze ngo satani nabe mu isi ariko muciriye umurongo, hari aho atazageza isi. kuki covid itatumaze? Aleluya. Amen. Imana yaciriye umurongo iravuga uri covid uzica abantu ariko hari aho utazarenga. abwira satani ngo uhaye ibintu bye ariko hari aho utagomba kurenga. hari aho satani itagomba kurenga. hari abantu bayishogeza ngo ifite imbaraga ariko hari aho itarenga. kandi uwo murongo nta babyeyi bawushiraho, uwo murongo ushirwaho n'Imana. ndi kuvuga Imana ica umurongo n'imvura ntigwe yariragwa ikayicira umurongo ikavuga ngo iyo mvura igwe ahangaha. ngewe ndi mu mavuta yo kubwira abantu ko urubuga rwitwa Irakora. nanjye rero mvuze Imana ikora. ibyo uko ivuga sanamero gardepa ntabwo bindeba, ibyo ivuga ni byinshi, hari n'ibyo yavuze, ariko igihe tugezemo ikore. kuko na satani ari gukora. satani avuze gusa ntacyo twaba, ariko iyo akoze niho dukubitika. mu ijuru hari Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. abadukurikiye twari tubona ikirere kiduhindutse, ariko reka twimure aho turimo dukorera. n'ubundi ni ikiganiro gikomeje, reka twimure aho turimo dukorera. amagambo tuvuga afite ibimenyetso bifatika biri mu byanditswe. twabanje mu byanditswe ariko tuba tugeze no kuri twe ku giti cyacu. yego, kuko ntago tuvuga iby'abapfuye gusa, hari abazima. iryo naryo ni ikosa abavuga ubutumwa bakunze gukora, kuvuga uwapfuye ukavuga Mose wapfuye, Daniel wapfuye, Yosefu wapfuye, Basanibarati bapfuye. ugomba kugera no mu gihe tugezemo ukavuga ko n'umw'iyi minsi hari Imana ihaguruka igaca umurongo ikabwira satana hatararenga. abantu benshi bafite inyota yo kumva iyo mikorere y'Imana. Irakora TV bivuze ngo Imana ikora, ifite ibyo ikora, itabikora mu magambo. ubwami bw'Imana si ubw'amagambo, ahubwo ubwami bw'Imana ni ubw'ibikorwa. ntidutunzwe n'ibyo yavuze gusa, ahubwo dutunzwe n'ibyo ikora. Irakora, ni Imana ikora. mfite ibindi 10 Imana yaciriye umurongo kuri bimbaho. mu itangiriro nzi ko navutse nitwa Burengero, namwe niko mubizi, no mu identite muzabibonamo. ariko iryo rya Burengero rifite aho rikomoka ku ntambara zabaga iwacu, zikaba hagati ya papa na mama. izo ntambara zibera no mu murima. mama arataha atwite, mvukira 7. ariko icyo mvuga Imana yabwiye satani ngo hari aho utararenga. Amen. ibyo byo kuvukira hari aho bitarenze. ubu nitwa munezero. Imana idufashe kandi atugire neza. hari aho ibyo bintu bitarenze. ndavuga Imana ubwo kuvuka ntageze igihe naburaga umwuka, nikubita hasi mu kwa mbere, nikubita hasi mu kwa kabiri, tugiye no kubatizwa nikubita hasi, tugeze no muri famiye nkikubita hasi, no mu bukwe bw'uwitwa ntakaziraho nikubise hasi, no ku ishuri nikubitaga hasi. bigera igihe sinamenya ko Imana hari aho yaciye umurongo. Amen. Drose faki ya don, hari ahantu yageze rero ica umurongo ngo ntaziyongera kwikubita hasi. kuva ubwo kugeza ubu iskametona nta hantu ngwa, nta hantu nikubita. Imana yabiciriye umurongo, iravuga ngo wamukubise hasi kenshi. icyo mbwiye amahanga nuko hari ibintu Imana tuyisenze tuyikore, hari ibintu icira umurongo. cya kabiri mvuga, hari igitwa sekabwa nuko kuvuka ntagira umwuka, byatumaga ndira ndajwigira. narira ndajwigira ngo baravuga ngo uriya yitwa sekabwa, arira nk'imbwa. ariko iri mu ijuru yarizi ko nzayikorera. ica umurongo iravuga ngo umva satani azarira nk'imbwa, ariko hari aho bitazarenga. ubu rero yabiciriye umurongo. urumva ko ntarira nk'imbwa, urumva ko ntavuga nk'imbwa, ndavuga n'imbaraga nyinshi, kuko navuye mu icyo igihembwe cyo kurira nk'imbwa cyararangiye. haje igihembwe cyo kuzura umwuka nkabwiriza amahanga. irya gatatu rivuga tegera. abantu bo muri Karago nijyo bakunze kumenya iwabo wa nyogokuru aho mama avuka. aravuga ngo nitegera iminsi, ntazaramuka, ntazamara kabiri, ntazabaho. Imana iricaho umurongo. ubu nitwa munezero. byishimo
Damaseni abita di Damasiko, umuturage w'i Damasiko, uzabwiriza ubutumwa amahanga yose. Icyo mvuze ayo mazina Imana yaciye umurongo, isigaze rya Munezero, Yohani Damaseni, Yohana intumwa y'Imana, ari ibyo mvuga 10. Nk'ubu kubura umwuka ndafashwa cyane nuko dusenga Imana ikora. Amen. Ntabwo ivuga gusa, ntabwo Imana itureresha amagambo ngo nzabana nawe, iravuga ariko igakora. Amen. Ntabwo itureresha ngo nzaguha umugabo, iravuga ariko ikagira ite igakora. Amen. Nje mvuga ikora mu bushumba bwanje. Nk'ubu hari igihe namazemo cyo kubura umwuka, icyo yagiciyeho umurongo cyararangiye, ahubwo muzaba abagabo bo guhamya. Amen. Muzaba abagabo umwuka wera nagira ute nabamanukira. Igihe cyo kubura umwuka yagiciyeho umurongo, ahubwo izana igihe cyo kuzura iki umwuka. Ubu nuzuye umwuka kuko navuye mu gihe cyo kubura umwuka njya mu gihe cyo kuzura umwuka. Icya kabiri, mfite igihe namazemo cyo kubumba amategura. Abarimo banyumva mu cyitwaga muri serire ya Gahungeri, kuva mu ntangiro, inzu yo mu ntangiro kugera kuyo kumbugiro, nje na papa twababumbiye amategura, tubumba amategura tunyuka icyondo. Abariho banyumva barabizi, icyo gihe batwitaga ngo abanyongera. Abanyongera ni abantu banyongaga ibumba ngo rihure neza, ariko Imana ica umurongo igera aho nzagera nkava mu ibumba, aho kubumba amategura nkabumba ijambo. Ubu iri jambo rivuga ngo Imana ica umurongo baryumvishe hake, ariko tugeze mu gihe mu kinyejana Imana icira umurongo ibisuzuguye abakozi b'Imana, igafata diyabete zikuriho ikazicira umurongo. mu muriho simvuga amakuba n'ibyago by'umukiranutsi drose yakiyamangona ni byinshi, ariko Uwiteka mukiza muri byose. Hari ahantu Imana ica umurongo ntibiharenge. Abanyumva abantu mu nyumva numvishe mutabyumvishe neza, mbisubiyemo. Ibyo uhagazemo, ibyo biguhiga, ibyo bikwirukaho mw'Egiputa, Imana yaciye umurongo aho ingabo za Farawo zitazarenga, akabura umwuka we. Iravuga ngo mubirukeho, mubahinde, mubatuge, ariko hari aho mutazagira ute mutazarenga. Kabiri, icyo gihe cyo kubumba amategura nakivuyemo. Urabona ko ntabona igihe cyo kubumba inkono, n'umwami wagiciriye umurongo. Gatatu, nagiye gusoroma icyayi, nje gusoroma icyayi hamwe n'abitwa ba Muco Karande, harimo badukoresha ni muri mbiri na muhunda, mbiri na muhunda, mbiri na muhunda. Ariko Imana iravuga tuzahora unyagirirwa mu cyayi, bakimena bagisuka hasi ngo nasizeho amababi 4, ariko yampamagaye irakora ica umurongo. Ibyo gusoroma birahava. Ndavuga icya gatanu, hari icyo kuragirira abandi. Naragiriye umugabo yitwa Semahani, cyokora Imana imuha umugisha, niwe wampaye ikabutura yo kwambara. Ikabutura ya mbere nayambitswe n'uwo ndagiriye, ndaziragira mu kwa mbere, ndaziragira mu kwa kabiri hatari mwizana. Ariko Imana yarambwiye ngo uzaragira intama. Hari aho nzaca umurongo were kuragira ihene z'abandi, ahubwo uragira amahanga. Ubu ndaragiye, ubu ndi umushumba mpuzamahanga. Ubu ndagiye muri Australia, ndagiye muri Canada, ubu ndi kugaburira izo mu Busuwisi, London, Colorado, ubu ndagiye izi Burundi, ubu ndi kuzishumba. Kandi nzi ko ikizi hari abantu bararya, umuntu urarya iki kirwa, uyu mutsima nkoze, uyu mutsima mponze, uyu mutsima nyukanyutse mpumekewe n'umwuka we, hari urawurya bihagarariraho. Hari umuntu urya bihagararire. Uti ikimenyetso ni ikihe? Nanjye narawuriye bihagararira. Shobora kumbaza ngo kubura umwuka byaheze gute? Narasenze ndira fresher, bankubiseho ibiganza. Umwami adufashe kandi atugire neza. Nari narabigeranye mu idini, harega ibi bintu ntimubikinisha biba bikomeye. Kubura umwuka narabyuranye mbigera mu idini, ko nageze mu idini ariko sinagera muri Yesu. Umunsi Yesu yampasuye akubise ku mutima, amenye mu imbere, amanuye indimi, mvuze ngo du yamyuka mibi yahise isohoka. Ubwo hinjiramo uyu mwuka urimo nkoresha aka kanya kuragirira abandi Imana biciye nk'umurongo. Ubu nanjye ndagiye izanjye. Amen. Iyo mvugirije nkavuga ndisho nibuka abandi naragiri, nkabona Imana yabiciyeho umurongo. Ubu nanjye mfite izanjye,
hari n'izo mperutse kugabanira i Remera singite ndavuga imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Nabaye muri Karago baranze turaguzayo, ubu mfite igihe nayoboye itorero ry'abaragura. Mwama dufashe ariko ntari umupfumu, ahubwo barantoye ngo uri imfura. Ubu ndi imfura nk'ahantu hatandatu. Mwama dufashe kanatugira neza. Ndi imfura mu idini ry'iwacu aho ndi hamwe. Ndi imfura kuri mama aho ni habiri, ko papa yari afite abagore benshi. Ndi imfura kuri papa. Mwama dufashe ndi imfura kwa nyogokuru byara mama aho ni hane. Ndi imfura kuri sogokuru byara aho ni hatanu. Ndi imfura kuri sogokuru byara papa aho ni hatandatu. Ndi imfura kuri nyogokuru byara papa ni harindwi. Ndi imfura kuri sogokuru za noneho. Ndi imfura mu buzukuru banzabana, nkaba imfura mu bana bakazi kwera, nkaba imfura mu bana ba Ferediyana ariwe mama, nkaba imfura mu buzukuru ba Nyamuye. Urumva ndi imfura. Haleluya. Ukaba ari imfura kwa Yesu. Ukaba ari imfura kwa Yesu. No mu nda ya mama ndi imfura. Nakirijwe mbere. Ndavuga Imana rero ica umurongo amavuta tugiye gusengeramo atari brage, atari amasiroga, atari ugushira mu n'iri jambo rivuze ngo ibyo ndabiguhaye ariko umurongo nciye we ntukamukoreho. Ese pourquoi Imana yavuze ngo ishumbusha Yobu? Impamvu yamusize ari byo mpumuriza abantu. Yaravuze ngo inka zishire, intama zishire, abana bashire, ariko kuko nzamushumbusha akongera nkamuha ibyo yabuze, reka we mureke azabone ko ndi Imana. Ireka bigashiraho ariko nkagarura ibi byosimbura. Amahanga nyumva hari ibyanyu byapfuye, ariko mu ijuru hari Imana usenga ikagushumbusha ibyo wabuze. Niyo yabanye na Rusi yarabuze umugabo imushumbusha Bowazi, aho ndafashijwe. Amen. Niyo yabanye na Esiteri Edrake de Base atagira ababyeyi ariko iramushumbusha. Bareke mvuga Imana. Niyo yabanye na Dawidi bene se baramwanga ariko imushumbusha amahanga azayobora. Iyo yabanye na Yosefu bene se baramugurisha ariko imushumbusha bo mu Egiputa azayobora. Iyo yabanye na Esiteri hari agapfubyi ariko umushumbusha amahanga abo umwamikazi. Imana irakora. Amen. Idakora mwiyisenga mbahaye uruhusa. Je vous donne la permission de rentrer chez vous. Mbabwiye gutaha iwanyu. Abasenga idakora mwitahire. Igiterane mpamagaye nicyo mu minsi iza nzagikora ku mukaragaro. Covid irangiye nzavuga Imana ikora. Ifata umuntu waburaga umwuka ikabicaho umurongo akuzura umwuka. Ifata umuntu wabumbaga amategura ikabicaho umurongo ikabihara imiti. Ndavuga ibyo byo kuragura guterekera kugira ute mvuga ngo yego mbaza abantu mukakanyira mpeka mvuzeho ngo iki ataravuze ngo nkuko imikundi kundanisha niko nabantu bazagukunda. Ndi none sabananiye ataravuze ngo nkuko imihanga ihangamura niko ihangamuye abo. Ndavuga ndi none sabanuka ataravuze ngo nk'iki cyatsi cyamunuka nabi kinuka niko abanzi bawe bagomba kunuka. Ndi none saba ari kunyirukaho ataravuze ngo nkuko ubugari butumuka niko abaguhiga batumuka. Ntabwo ari byo ngikoreramo nje imbere y'Imana. Hallelujah. Ivuga bikaba yategeka bigakomera. Amen. Ibatumura ntazanye ifu y'ubugari, ibamwica ntazanye icyatsi cyitwa munuka nabi, ibakubita ntazanye inkoni yitwa umuhanga, inkunda ntasize imikunde ahubwo nisize amaraso ya Yesu. Uvuga bikaba yategeka bigakomera. Imvura ntafashe ubwoya bw'imbwa ngo mbuvange n'amabyi y'imvubu ngo mbuvange n'amarongo. Imvura ndavuga Imana. Nabuze akazi nagiye kwiruka nk'abacu bitwaga ba Mukamurenzi narabumvaga bakaba abiyo kwa babyara bacu naramwumvishe ndavuga indi ngiye kwiruka nkawe. Abantu barambwira bati kugira ngo umenye kwiruka unywa amarongogwa y'imbwa, unywa amarongogwa barongoye mu bishimbo imbwa yasomaho nawe ugasomaho. Bakavuga ngo nkuko imbwa yiruka ntihumagire na Munezero ariko aziruka ntahumagire. Aho yabiciyeho umurongo. Ubu ndiruka nkiruka, ubu ndi kwiruka, ubu ngeze i Burayi kandi nicaye hano mu Rwanda. Urumva ngezeyo kuki mu mwuka. Hari korasi ivuga ngo tuzaba turi mu mwuka, tuzaba turi mu mwuka, turi mu mwuka. Kamvuga ivuga bikaba yategeka bigakorwa n'inganza marumbi ntare yo mu muryango wa Yuda. Ibyo hari abari kunyumva bavuga ngo byashoboka bite. Tuzaba turi mu mwuka
ubu niruka ibirometero byinshi, nshobora kohereza isengesho nkaryohereza muri Kenya kandi ndi hano, rikiruka nkagerayo kamvuga Imana, navuga Imana idufashe kandi tugire neza kandi duhereze umugisha. Hari ahantu Imana yaciye umurongo, nk'ubu nabyaye abana, mbyara abakobwa gusa ariko nkumbura umuhungu, bwa mbere mbyara Bibe, bwa kabiri mbyara Karasa, bwa gatatu mbyara Kado, bwa kane mbyara Noel. Batangira kuja bararirimba ngo agahungu kamwe mu bakobwa 100 kari kwibaza iki. Imana ihaca umurongo, ihaciye umurongo, mbonanya n'umudamu havuka promesse Munezero. Uvu ni umwana usa nanjye. Hari ibintu Imana icaho umurongo, wabyaye igitsina kimwe ikahaca umurongo. Mwama dufashe kandi atugire neza kandi duhereze umugisha. Hari ibyo nshaka kuvuga, hari ibyo nshaka kuvuga, hari ibyo nshimangiye mu bantu. Ntimugomba kuba ababana n'ibigeragezo, mugwanye Satani nawe azabahunga. Ntimugomba kuba abibanira ngo iyi ndwara yanjye ngo nitwibanire, ngo ubu bukene ngo niwacu niko bari ngo ibi muri famiye. Turimo turavuga ijambo ry'Imana, ivuga bikaba yategeka bigakomera. Nifuza ko dusengera abantu banteze amatwi bari mu mahanga, babwira ngo iyaciye umurongo ku buzima bwa Yobu, igaca umurongo ku bugingo bwa Yobu, ikabwira Satani afite imirongo myinshi. Iki ni ikigwa rutura noneho kije, ntabwo yemerewe kugera mu ijuru. Imana yahaciye umurongo ibwira Satani iti ntawe wemerewe kugera mu ijuru. Kabiri, ntawe yemerewe kwica Imana itabigize mu ruhare. Mwama dufashe kandi tugire impamvu tudapfa. Hari aho yaciye umurongo, iramutse yica Satani, iramutse ihawe autorisation de tuer personne iyo kwica abantu, ntimwabaho abari mu isi bose baje, igira umujinya kubi. Ariko iraguhiga, Satani agaca umurongo. Ukaba urwaye malaria, Satani igaca, Imana igaca umurongo. Imana igaca umurongo, ndi kuvuga Imana igaca umurongo. Satani agaca umurongo ngo ntuzarenga ahangaha, Imana ikawusiba ngo azaharenga. Igacuwaye Satani agaca umurongo ngo uzapfa udahetse, Imana igaca umurongo ngo uzabyara fisi. Satani agaca umurongo ngo uzapfa udashatse, Imana igaca umurongo ngo ikawusiba ngo azashaka kuri 28 z'ukwa 12. Satani igaca umurongo ngo uzapfa udacuruje, Imana ikarema aho uzacururiza. Ndi kuvuga Imana ihanagura imirongo Satani yaciye, ahubwo igashiraho umurongo iciriye Satani ngo ataharenga. Mpamagaye amahanga, mbesaba kwirinda gusengagura. Ndabizi ko musengera mu matorero atara, iravuga ko yakuvuzeho. Twinjiye mu mwaka wo gukora kw'Imana. Amen. Twinjiye mu kinyejana cyo gukora kw'Imana. Iki kinyejana turimo, kababwira amakuru adasanzwe. Iki kinyejana turimo, iyi myaka twinjiyemo mu bya Bibiliya, niho Imana izafata Satani mubohe, twe tumara imyaka 3 n'igice mu kirere. Ni ibi bihe turimo, yaje gukora. Aha niho Yesu azaje gufata itorero, tuzataha. Hazabaho igitondo gihoraho, nibwo ntazongera kuri rukundi, noneho ntacyo umubabaro ndwaye, kuko nza wibagirirwa kwa Yesu. Nubwo ngifite kubabazwa mu isi, ariko hari aho Satani atazarenga. Imana yahaciye umurongo, hari aho atazarenga, hari aho atazarenga, hari aho atazarenga, hari aho atazarenga. Nubwo duhiga hari aho atazarenga, hari ahantu Satani atazarenga. Amina. Ntazagera mu kirere. Imana ishimwe. Reka mubwire, ntazicara muri paradiso, ntabwo azamara imyaka 1000 muri paradiso, ntabwo azasangirana. Turi kuja havuye, ariko turi kuja kumusimbura. We yahoze mu ijuru avayo, icyatumye arireka. Ndi kubatangariza ko mutinyuke musenge, mwinjire mu mbaraga z'Imana. Ku mukiranutsi hari aho Satani tarenga, ku mukiranutsi hari aho Satani tagera. Ubu rero icyo tugiye gusengera, iyuriraga uburiri kakuraza, ihave urarane n'Imana. Iyo gusangaga muri butike ucuruza, ihave ucuruza uri kumwe n'Imana. Iyo gusangaga ku ishuri ugata umutwe, ihave wige uri kumwe n'Imana. Yego, murakoze cyane, turafashijwe. gira vuba ndi mu mavuta ntavuga n'ibindi. Hari ibintu Imana yicaho umurongo, yego, ikabyereka aho bizagarukira.
ubuzima wanyuzemo abatabizi rero bagira ngo ni kuzapfa ubuzima wanyuzemo ako kutakumvisha abatabizi badashaka kubaho bo baba bazi ngo uzapfa utyo yego noneho ababonye Mose bagize ngo azapfa kurya naho azakomera abazi Imana yabo bazakomera nibamara gukomera bakora iby'ubutwari komeza rata waba warabashije kubona umwanya wo kwiga kuko tuzi ko uri pasiteri ubwo buzima wabunyuzemo gute byagenze gute narize ngera mu wa 8 hari ahantu nagira amahirwe ngo nakwiga ibyo abungirije ba muganga ariko rose bivaho bibaye ukuntu reka mbakumbuze rero Irakora TV izongera intumire mperaho nkomeza uya turagutumira uko mfite ubuhamya bw'ibyiciro 4 invitation turayiguhaye hari iby'akazi nakoze tuyiguhereye kuri kamera hari iby'akazi nakoze ntabyo navuze hari iby'uko nashatse hari ibyo wumvishe ntabyo navuze hari iby'uko nakijijwe huye n'umukecuru avuze atumva uko ivuganye nawe mu ruhu ufite izamagwa n'amagambo ari mu iki gitabo amba Bibiliya nta wambwirije icyo gitabo ndakijana tumunsi wayaretse uzapfa umunsi wayakomeje uzakomera none urabona no kwicara imbere y'iyi kamera nabyo ni amahirwe iyi kamera yari yaciye umurongo ku mpinga n'utubindi twabaga mu nzu yabamukaka Nyirampeka ahubwo hatangira za kamera amafoto bamfotoye ndi mwako kazu yasimbuwe naya muri kumfotora urumva nabura kuvuga Imana tuzaja mu ijuru uyu munsi none narufite amavuta yo kuvuga ngo hari ibintu Imana yaciye umurongo ese hari ibintu wabayemo hari n'ubuzima wabayemo cyangwa se umukristo wese abamo ese Imana igira igihe icira umurongo ese hari ikintu ugeze uko muzaravuga ngo twe kugomeza kubana n'ibigeragezo umuntu uri mu bigeragezo we Imana ntabwo baramucira umurongo amavuta ndimo ntabwo ari uko avuga mvuze ko n'uyu mwanya yego hari ahantu yaca umurongo nge ntabwo nje kubwira abantu inzagihe gusa ntabwo ari amafitire proche ndi kuvuga ko bashobora no kudepasa ibintu arega iyo umuntu ari mu modoka ukabona umurusha intuza uratambuka ukagenda ntabwo ugenda uko agenda ntabwo ndi kuvuga ngo tugende uko Satani agenda ndavuga ngo tumudepase tugende nimurwanye Satani nawe azabahunga ko bimeze kubita umukobanya baswa baziga kwitonda bujya nkuriya witwa uriya Mufilisitiya ramuzi yego mwamadufashe yitwa ndese Goliath urya ntibamusengera ujya nkabugiye Dawida musengera iyi nubaye bayigihana none aramubwiye iti uyu munsi harakora inkota Yosuwa yimikwa drone yarabwiwe ngo ntabwo urakora nka Mose bwa yankoni ya Mose yakoraga kubwiye ko hari igihe ubirebera hakaba n'igihe Imana yamanukiye kubikubita igihe ndimo n'amavuta arimo rero si igihe cyo kubana nabyo ahubwo ni igihe cyo kubidepasa bikubiswe niyo dusenga iri kuri irakora tumaze iminsi ivuga tugeze mu gihe cy'uko ikora nkanje mvuka 6 ntabwo nzamara imyaka 150 ngumye muri yaravuze nazakuka amenyo nkagira ngo mvuga ngo hayayuya ntari nabona n'ibisubizo nkazabijya nakutsame hari igihe ugeramo hakaba intuza agiserere hakaba acceleration y'ibisubizo biza kuko ugiye no gutaha ahantu nzagera mvuge ngo nagwanye intambara nziza yego ubwo rero ntabwo izansubiriza mu rimbi ntabwo izansubiriza mu mva aho nzaje ikuzimu ntibasubizwa ikuzimu barazurwa niyo mpamvu mbwira amahanga igihe bamaze hari igihe Imana yabwiye ngo igihe wamaze uzenguruka ku uyu musozi kiragize ute kirahagije noneho gira ute Aburahamu aravuga ngo iminsi y'uruzerero rwanjye niyi none uruzerero nduciriyeho iki umurongo rekeraho kuzerera byara nawe ndagira ngo duhamagare Imana mvuze ibiciro 2 uri kugeragezwa igihe kitageze agira imbaraga yizeye ko hari ahantu Imana yaciye umurongo kabiri rero uri kugeragezwa igihe akabashitse amenye ko uyu mwanya nkimusengera hari ahantu Imana yaca umurongo niyo mpamvu baza duhamagara bavuga bati Irakora TV dusenga kurya munsi hari ibintu Imana yaciyeho umurongo hatangira ubundi buzima nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima tuzabyumva kandi nifuje guhamagara Imana ngisha umurongo kubidusuzuma ihaca umurongo wowe udukurikiye kuri Irakora TV wamanuka hasi muri comment ukandika haba icyo ushaka kubaza Munezero icyifuzo cyangwa se igitekerezo azagusubiza ubutaha kuri kamera Irakora TV yatwemereye ubundi butumire kazagaruka
turagira ngo tudatinze nk'uko urimo bivuga Pastor Munezero ubuhamya wagerageje kubunyura hejuru uvuga buryo ki waciye mu nzira zigera mu 10 Imana igacumura ikavuga ngo hari ibyo utazareba ibi birarangiye yego kavuga ite aha mpaciye umurongo yego nawe genda ubuzima bwo kurya ibijumba byokeje gusa nabwo wabicebye mpaciye umurongo hera ku firiti ahigaje umurongo ubuzima bwo kuguheka waguye hasi mpaciye umurongo rambika ibiganza ku barwayi bakire hari ibyo acira umurongo nicyo nzanye ku rubuga ngo nsengera abanyumva bakeneye rero adresse zacu ni 0786868232 0786868232 hari indi dufite ya 0788212031 igihe dufite umwanya twaganirira mu gikari hari ibyo tutavugiye aha kurabona turi bakuru hari ibyo tutavuga hari ibyo utavuga by'abashakanye n'ibiki ariko iyo umuntu yibetse hirya ka telefona uramuganiza uti rero hari Imana ica umurongo kw'ibyo iyabanye nawe urabizi ko nabari yari yarazengereje umugore we Imana ihaca umurongo umugore we iravuga tuzashake hariya kwanduza niho wazagira agahenge ntabwo mvuze ngo bakore divorce ariko ndavuga Imana ihindura amateka none gukora ni kimwe no guhindura amateka ni ikindi hari igihe ikora ariko amateka adahindutse hari igihe uguha 5 ariko ukaguma muri geto yego nabwo ariko hari ihindura amateka none nicyo nzaza mvuga ninongera kubona amavuta nzaza kuvuga ku Mana ihindura amateka hari igihe guhishuri ariko ugacura amanota atishimye hari igihe imodoka ariko televiziyo zaramenetse ni yego iba yakoze ariko bakagenda bakureberamo uhengereza ukomanga ngo mu ndebere inyuma yego iba yarakoze ariko ukiri muri mu ndebere inyuma hari Imana ihindura amateka hari igihe guhikota ariko rikaba rimwe mfite abantu banterefonye mu minsi yashize kera baravuga baturabwiriza ariko uhora mu ikote ry'umukara ko bakubwiye niyo mpamvu nahinduye nkazana iry'umweru kuko Imana ikora iyo ntarigira hari Imana sindimo nibona ndimo ndavuga Imana imikorere yayo irakora ni kimwe ariko igahindura n'amateka ni kabiri amateka rero agahinduka hari ukundi ikora yakoranye na Mose mu Egiputa ariko ije gukorana nawe no mu rugendo ruji Kanani ndagira ngo dusenge Imana ica umurongo kubizengereje abantu data wa twese uri mu ijuru ndagushimye muri uyu mwanya hari abanyumva bari mu mahanga n'abari mu Rwanda hari abazanyumva bagenda bari mu modoka bari n'ahandi bafite ibibazengereje bibashimashima bibashishira bibafata ariko uyu munsi uravuze ngo ugiye guca umurongo ku birambiranye kubera noneho hatangira ibyawe imikorere ya Satani ihagarikwe no gukora kw'Imana waciye umurongo ku mujinya wa Sawuli utangiza byo gukora uwicanagazura abantu azura nawe tuko bibona ndi kuvuga wowe Kristo uvuga bikaba ushobora kutugirira impuhwe n'ibambe si uko amakuba n'ibyago bitabaho ariko hari aho waca umurongo ijambo ryawe ryarambwiye ngo iyo minsi itagabanwa ntihari kuzarokoka n'umwe uri Imana igize ikikuraho ugatangiza imikorere yawe imikorere ya Satani iveho hajeho imikorere yawe kandi ababyizeye bihera uyu mwanya ababyizeye bitangira uyu mwanya ubyizeye bimubeho aka kanya ubyizeye bimubeho muri uyu mwaka ubyizeye afata umwaka mushya wa 20 hari mu buzima bushya utarakizwa ndamusengeye Imana ica umurongo ku byaha bye atangire gukorera Imana uwari warakijirwa akagwa ndamusengeye urugo bwe buhagararira hatangire kuzuka uwari warapfuye akanuka ndamusengeye kunuka bihagararira azwite ngarazabakorera Imana mbyambaje nizeye izina rya Yesu urakoze amen Imana ibahereze umugisha mu izina rya Yesu wowe udukurikiye kuri Irakora TV hari izo nimero za Irakora kandi hari nizo Pastor Munezero asizeho wowe umukeneye wamwandikira mukavugana n'umukozi w'Imana dutanze ubutumire ubutaha Pastor Munezero nitugutumira uzatwitaba turabyemeye kandi noneho abantu bazadukurikira uzaduhereza ubuhamya mu bice bitatu hari uko wavutse hari uko wakuze hari uko washatse
hari nuko ubu ngubu uri pasiteri Imana imaze kukwamamaza nk'uko yabivuze ubu irimo gukorana nawe hari nuko nzaba yego hari nuko nzaba ntaraba Imana irimo iraca abantu amande abantu bakuvuze ibi ni amarenga murakoze cyane abantu mwari mudukurikiye kuri Irakora TV amahoro y'Imana n'abandi namwe yego murakoze amahoro y'Imana namwe murakoze.